twongeye kubasuhuza inshuti zacu mukomeje kudukurikira. Tujye kwiga rero uburyo twakora export cyangwa se video twa editinze muri no software twayisohora maze twayikoresha aho dushaka. Urugero, iyi ni video twakoze mu isomo ryabanjirije n'ingiri, bityo tukaba tugiye kwiga rero uburyo twakora export, ubundi tukayikuramo, tukaba twayishyira kuri telefone, tukaba twayishyira kuri Instagram yacu, tukaba twayishyira kuri Facebook, kuri WhatsApp status zacu ndetse n'andi agiye atandukanye. Kuko ubu ngubu nyine uri muri software nta kuntu twayikoresha, bityo bisaba ko ikintu editinze ugomba kugisohora maze ukagikoresha hanze, ku buryo ushobora kuyishyira kuri YouTube, aho wayishyira hose nyine ikaza ari MP4. Nta kintu dukora rero, nk'ubu twamaze kweditinga, twashyizeho uno mupira, dushyiraho igiciro, dushyiraho amashati, dushyiraho igiciro, dushyiraho n'amapantaro, dushyiraho igiciro. Bityo rero tugiye gukora export kugira ngo tubashe kuyikoresha. Bityo rero nawe nimba uri mushyashya hano ku ishuri rya mudasobwa, turagusaba gukora subscribe ndetse n'ukanda akazogera kugira ngo amasomo atazagucika. Tugiye gutangira amasomo ya Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, akaba nayo ari programme ya editing, akaba ariyo programme ikunzwe cyane ku isi. Bityo rero nawe ntuzacikwe, ndetse n'andi masomo menshi tuzagenda twiga nyuma yaryo. Bityo iyo umaze gusevinga buri kimwe cyose, iyo umaze ikindi kugira ngo ubashe nyine kuyisevinga, kugira ngo wenda ntabwo wayishoje uno munsi urashaka kuzakomeza ejo, mbere yuko nyine uyikorera export cyangwa se uyisohora hanze, uraza hano kuri file ugakanda kuri save as, noneho ugagira gute ukayisevinga ahantu ushaka. Nk'ubu twe twayisevinze muri folder yitwa amafoto, amasomo ya Photoshop. Muri iyo folder harimo indi folder yitwa amafoto ya video editing Camtasia, niho tugiye kuyisevinga. Noneho tukandika izina ryayo, tukandika kwa mamaza, tukakanda save. Bakatubaza murashaka ngo already exit, bari kutuvuga ko format yitwa kwamamaza irimo, nyine murashaka ko iyo ari irimo tuyihindura tugashyiramo inshyashya, tukakanda okay cyangwa se no okay, ubwo twemeje ko tuyihindura. Bityo niyo nafunga computer nkagenda nkazagaruka nyuma y'umwaka cyangwa se nyuma y'imyaka 2, nkongera nkafungura ya folder kuri ka kantu na savinze, ubundi reka twarebe ukuntu kameze amafoto Camtasia. Dore kwamamaza kari hehe, kwamamaza, aha ngiyi, iyi ni kwamamaza. Ureba kwamamaza iyi ngiyi, iyo usevinze kaza kameze gutya, nyine gafiteho ikimenyetso cya Camtasia. Urabona ko iyo ukanzeho nyine uhita winjira muri programme, bikakwereka nyine aho wari ugeze, ndetse n'ibyo weditinze byose nyine warabisevinze, ntabwo wongera gutangira azero cyangwa se gutangirira hasi. Bityo rero gusevinga mujye mubyibuka mu gihe muri gukora project, kugira ngo niyo umuriro wagenda cyangwa se hakaba ikindi kibazo, kugira ngo muzakomerezeho ubutaha. Bityo kugira ngo dukore export nta kindi dukora, turaza nyine tukareba nimba twabikoze neza. Dushobora na hano gushyiramo aka background k'imiziki n'iki tukabikora, ariko twebwe kubera igihe ari gitoya ntabwo turi bubikore. Urareba rero dushobora kubikora gutya. Ikindi, iyi animation nk'uko twagize nyine mu isomo ryabanjirije, ushobora kuyikora nyine urimo gukora logo yawe, logo motion, cya kirango cyiza nyine iyo video yawe ugiye gutangira, wenda nko ku Isimbi TV cyangwa se MIE Empire n'izindi nyine muzi zifite izo logo motion. Bityo nabyo tuzagenda tubyiga muri After Effects nituhagera, kugira ngo umuntu abashe kwikorera logo motion wenda ya channel cyangwa se ikindi kintu. Iyo rero ushaka gukora export, uraza ukaza hano hejuru handitse ngo share, ugakanda share, none ugahita uza kuri local file,
ahangaha nyine baba bakubwira ngo ushyire kuri drive, Google Drive uyibikeho, ushyire kuri YouTube nyine utayisohoye n'ibindi, ariko twe turashaka kubanza kuyibika muri computer. Nibyo byiza, uraza hano ugakanda kuri local file, ugakandaho, noneho bakakuzanira ngo custom. Tubyihorera kubera twamaze gusetingamo full HD ifite pixels 1920 kuri 1080. Rero uze umanuye hano ubona ko izindi ziri hasi nyine, ariko turashyiraho kuri custom kuko twamaze kubisetinga muri setting project. Noneho dukande text next, hano urakora MP4, dukande next. Noneho urarako hano ngo controller, ibi byose nta kintu bivuze, size ziba zihari, video settings, hano uraza quality ugahita uyigira 100, ariko bakubwira ko ishobora kugira nyine megabyte nyinshi, ariko nta kintu bitureba. Twe turashaka quality nziza, niyo yaba ifite gigabyte zingahe, ariko ntago bigira gigabyte nyinshi, nyine ni bisanzwe. Tuze kuri option, ndakeka nta kindi gihari. Noneho tuze dukande next, tuze dukande next. Nanone urarako twamaze kugera aha nyine ahanyuma handitse ngo kwamamaza. Noneho tuhita ngo folder dushaka gusavingamo ni iyihe, dushaka kuza hano ukayihindura, ariko tuba twamaze kuyishyiramo. Uraza hano ugakanda kuri kano kantu, noneho ugashyira kuri folder ushaka nyine kuyibikamo. Ushobora kuyishyira kuri desktop cyangwa se ukayishyira muri local disk CD cyangwa se aho nyine wowe uza kwibuka nyine uza kuyisanga. Noneho hano ni MP4, hano nago MPEG4 iri muri format ya MP4 nyine niyo dushaka, kuko niyo ikoreshwa nyine ahantu hose, yaba muri telefone, kuri YouTube, kuri tuma DVD n'ahandi nyine hagiye hatandukanye no ku matelefone. Noneho nta kindi gisigaye, turakanda save. Noneho dukande finish, itangire igire gute, itangire ikore export. Urako ikoze export, urako ise irangira. Kugira ngo turebe ahanini cyangwa se kugira ngo bitwihutishe, kuko ahiri nyine turahazi kuko twe twahisemo folder twahisemo, ariko kugira ngo tuhagire vuba na bwangu turaza dukande ngo open production folder. Noneho tuze muri folder yo kwamamaza, kuko iyo umaze gukora export baguha folder irimo ibintu byose. Haba harimo rero ngo ifoto ya frame n'ibiki, ntago tubishaka, reka bitubisibe. Turarekeramo gusa iyi ngiyi ya MP4 niyo ifite akamaro, ibindi nta kamaro bifite, tubisibe. Tuze nibi byo hejuru byose tubisibe, hasigare iyi ngiyi. Noneho reka tuyiplayinge turebe ukuntu yaje imeze. Urareba ko yaje imeze neza. Ubu ngubu dushobora kuyikoresha kuki, dushobora kuyikoresha kuri YouTube, kuri Instagram, kuri TikTok n'ahandi, cyangwa se kuri WhatsApp status yacu, kuri status ya WhatsApp yacu. Ibi nabyo tuzabyiga uburyo bakora video yo gukora marketing y'ubucuruzi bwawe nitugera kuri Instagram, kuko Instagram niyo ikunze gukorerwaho ubucuruzi bwinshi cyane, business, ku buryo bakora utuntu nyine dukurura abantu bakamenya igiciro, bakamenya aho ukorera n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero twamaze kwiga uburyo ukora export, bityo buri video yose yo kuri YouTube ya hehe yose nuko nguko isohoka ikaza imeze. Bityo rero reka dusoreza ahangaha, naho ubutaha mu yandi masomo. Mukomeze kudushyigikira mukanda like kugira ngo aya masomo agere ku bantu benshi, ndetse munayasangiza abavandimwe mubona yagirira akamaro, dore ko hari umuntu wenda ushaka kwiga video editing yarabuze aho abyigira. Ahangaha ni iwabo wa bose, ushaka araza kiga n'ubuntu, nta kintu tumusaba. Bityo rero nawe nimba hari umuntu uzi mu muryango wawe, mu nshuti zawe, ushobora kumurangira ati jya kuri YouTube kuri channel yitwa gutya na gutya, igisha Photoshop, video editing n'andi masomo tuzogenda twiga nyuma. Bityo rero mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao, Imana ikomeze kubarinda.